nitwa Clement Bagemahe. Irushanwa rya RSW ndibonye ari nta makemwa, ari ryiza, riryoshye. Umukiza wanjye ariho kugira umufashe maze nkomeze nanjye wisegure. Nk'ubu ngubu ibi biri gukorwa birazamura benshi kuko ntabwo byagiye bikunda ko haba abantu bishyira abaterankunga bafasha gospel ariko hanze sekera yagiye kunda gufashwa. Ababyeyi banjye batarabaho iwari ufite mu migambi yawe umagana y'abanyata ntamindu gana mu rugo wandinze gujarajara mw'isi nzahora nkwirata guherewe no gushimwa. Triple, yes. Triple, yes. Another round. Uko mubibona twebwe twishimiye yuko amazina nitwa ya CP Azabe nkaba narifite nimero ya 15 kuri kwibona muri RSW International. Twishimiye yuko n'abakobwa baririmba gospel turi guhabwa amahirwe yo gukomeza mu kindi cyiciro, tugerageze n'abandi rwose twitinyuke tumenye ko gukorera Imana nta gihombo kirimo. 3 years zanjye ndazifite ndakomeje mu kindi cyiciro. Every time I come to you tanga no kugira ngo bikore urugendo kugira ngo wongere wihugure kurushaho. For your mercies never fails me. It's yes for me. So ye kuri nge birabano senga bigira umumaro. Amazina nitwa Mbabazi Renata. Nukuri irushanwa nyine nari mfite ibintu by'ubwoba ariko nyine iyo ugezeyo kuko muri audience nta bantu barimo uri kumwe n'aba judge rero wenda yo haba ariko audience wenda baguseka kumva nyine bitakaje ikizere ariko nyine iyo ugezemo kuko ari aba judge nta bantu nkawe ngomba nyine kumva feel free nyine kumva ko uje gukora nyine nta kibazo kandi nabo baragufasha nyine. We worship you our Lord, you are worthy to be praised. Iri rushanwa mu by'ukuri ryagaragaje ko rije gutanga ikinyuranyo bitwaye neza muri rusange. Talent ziragaragara yego harimo talent zikeneye kwa momented kugira ngo zibe what they are meant to be. You say I am strong when I think I am weak. Your goodness is enough to me. Zinanze yes. Doraho niho nyamura imbaraga mu bikomeye. Aho niho mbonera ubutsinzi. Hello, rise and shine world. Hello. Uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho. Ahahiriye umuntu. Kuba ufite impano byonyine ni ikintu ukwiriye kuba waha agaciro. So rero ndasaba kugira ngo wowe witinyuke kandi ukoresha ikimana yaguhaye mu gihe nk'iki ngiki kuko ntago tuzi icyo uzafasha isi mu gihe kiri imbere. Twagiye tubona abahanzi bagiye batandukanye. Usiponibariki siwezi kwenda, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Abona bohuye nabo uyu munsi harimo imari and hari abandi nk'abo bari extremely talented. Wambereye uruhukiro rwawe byonkorera ndaje neza amatwi shimisha umutima wawe wera
nishe mana gukunda nawe. Bon ntabwo byabura akantu kakuba haracyari byiringiro. Who took on flesh, fullness of God in helpless baby. I think I want to hear more of what you have. Sibyo?